mama Sharirene senge uzabemese nge nta na malaria sengera ubu yo wazanye uri buyitahane abagutuburira ngo Imana iguhaye kurama uzarama kubera misiyo abirirwa ngo baragushuka ngo ugiye kurira indege birirwa bakubeshya umva nkubwire nimba udafite misiyo nziza uzurira isanduku ahubwo bazajya kugushyingura shitani atipfukama uti ndapfukamye vuze induru uti niyo mpamvu mubona mwashaje amajosi mwarayakuruye n'uwajyanye amabuno n'amataye n'uwajyanye amavuta ntaho bihurira sha amavuta n'amavuta Imana ije kureba ibyo mufite aho mwabivanye nimba atari ibiforodano ije kureba perime izareba diplome izareba ubupasiteri bwa forode ubwarimu bwa forode ubushumba bwa forode amazu y'amaforodano imodoka za forode ikintu cyose ufite utahawe n'Imana Imana arambwiye ngo ije kureba ibyo mutunze nimba ari yo koko yabibahaye wirinde forode hagira ubwitwa ngo abantu bashimisha Imana karimi mu giturisho ntibagire icyo bashyiramo Imana arambwiye ngo nabanyamitwe bo mu itorero batera za haleluya z'imirambararo bagakoma amashyi ya special ariko Imana yarunguruka mu giturisho ikaburamo amafaranga kandi bayafite Imana arambwiye ngo hari igihe cy'abantu hakaba n'igihe cy'Imana ubundi Imana arambwiye ngo iki gihe turimo n'icy'abantu niyo mpamvu umuntu akuramo inda akanaririmba bigakunda umuntu agasambana akanabwiriza ngo nukumanyura no gusatura umuntu agakora amanyanga akaguma mu mirimo turi mu gihe cy'abantu ngo ari ku igihe cy'Imana ntago uzayiririmbana ntago uzahagarara hakuruhimbi ntago uzabivanga bikunde Imana arambwiye ngo mu gihe cy'abantu ngo itware neza ngo mu gihe cy'Imana kugira ngo uzabe uhagaze neza kuko ntizakomeza kurebera ubu butumwa Imana yabumpaye muri 2017 hari akaga nari maze gucamo hari agashyururu k'umuyaga imbaza ijambo rimwe irambaza ngo mbese ntiwajyaga wirirwa umbaza ngo abantu basohoka mu itorero bate inti ngo wabonye uko barivamo inti nabibonye niyo mpamvu yambwiye ngo uwarivuyemo n'uwari mukuyemo bose urubanza rurahari ubwo ndakubwiye ngo witwararike ko muri kumwe nashaka bari umunyamubiri ntibikureba nashaka bari umupagani biramaze icyo nzi nuko badahinga mu kwacu ngo baradusibira ntago baducururiza ngo turahomba nibona bayihombye izabirukane bacungira umutekano nihazagira urira kubera wowe nihazagira uwicuza icyatumye akizwa kubera wowe ucungira umutekano wa mukorana mu murimo kandi ubane neza n'uwo muri kumwe mu rusengero utanga amahoro ntago Imana izemera ko uyisohorera abantu cyangwa uhangayikisha abantu bayo ntabwo byashoboka hagira ubundi bwitwa ngo abakire bo mu itorero abakire haleluya abakire haleluya ngo ntibahari nganze mbakubwire tugeze mu mwanya w'amatangazo aho ni saa ngahe hafi saa 6 amatangazo nyine iteraniro rirarangiye ntuzasigare mama ntuzasigare papa ntuzasigare turabashaka iteraniro mwabumvise ndashimira rero Imana iduhaye uyu munsi w'inyongezo uyu munsi Imana iduhaye ntago ari wo kugira ngo turye ibirayi yatubwiye uyu munsi ntago ari wo kugira ngo twambare ibitenge yavuze ntago iduhaye uyu munsi kugira ngo tubone perime na diplome ntago iduhaye kugira ngo mubone abagabo abandi mubone abagore ntago uyu munsi wuguhaye kugira ngo ugure ikibanza wubake inzu Imana iguhaye uyu munsi kugira ngo utunganye ibidatunganyije Yesu nashimwe hari abantu bansabye rero ngo ntanga ubuhamya ariko ntago ndi bubutange icyokora hari abantu bajya bambaza ngo mbese mama Sharire ibyawe bizagereza he ubwo ndabashubije abantu muri rusange iyo bambajije ngo ibyawe bizagereza he mpita mbabaza ngo mbese ibyanyu mwebwe bizagereza he mbese mpita nkubaza ngo wowe agahinda wicaranye nagasirimo ubwo mbashatse kukubaza ngo wowe ibyago urimo ni VIP mbashatse kukubwira ngo agahinda kose nagaki nawe ako wicaranye nagaki ubwo ndakubwiye ngo iyakwanitse niyo yanyanitse
hanyuma izakwanura ni nayo izanyanura. Wese yarakoroheye utima amasharirere niwe warushye wenyine, wowe urorohewe. Uvuga ngo ikote rirahisha, uvuge ngo igitenge kirahisha, uvuge ngo bazi irahisha, nawe baguhaye mikoro wavuga kawe. Hanyuma ubwo ikintu bishatse kuvuga ujye usengera nanjye ngo usengere. Iyatabaye abacu ba mbere natwe izadutabara, ntabwo ari twe yigirijeho nkana. Ntugaseke mwene so, yego, kubera ko namaze kumenya ko buri wese yicaranye akegahinda. Yego, umuntu agira umugabo umukunda ariko akabura icyo amuha. Yego rata, ku buryo umugabo ataha ati mugore wanjye mwiza wiriwe ute? Yego rata, yanaza ati sheri wiriwe neza. Ariko ugasanga mu ikofi nta na 500. Ubwo se koko si agahinda? Ni agasirimu se? Ni aka VIP? Hari undi utaha, yego rata, akagutera iki? Ingumi. Yarangiza agakoramo 2 ati ni cyende kijye kugura ibirayi. Ukararira ingumi ni iki? Ako ni agasirimu? Aka VIP se ni akahe? Uwabona musekana yagira ngo nta bibazo mugira. Uwabona mwicaranye bene so yagira ngo ibyanyu byarakemutse. Twagiye dusengerana. Iyo mwicarana abantu ngo baragumiwe, ngo barakarantitse, wese ko wagezeyo wasanze yiki? Nturwikoreye ku mutwe nka ntuza. Iyo muri gusekana ngo bazikoreye ku mutwe, nambe nabo babonye izo bikorera. We ntiwabuze n'urwo wikorera. Mwagiye musengerana tugakundana. Imana iguha ibiryo ikakwima inda yo kubiryo, umwijima n'umutima bikaba biteyemo. Akoko siko ukarya ibitogosheje abapagasi bawe bari bikaranze, ari we wabiruhiye. Ako ni agasirimu? Wiseka ngo ntago nize, nawe warize urakabura. Ntiwibagiwe ko wanize, reba imyaka uyibitse. Ubwo surinda uvuga ngo umwana we nta bwenge afite bwo mu ishuri, wowe ubwo wawe ntiyabuze minerivare. Abawe barabufite ariko nta minerivare. Erega buri wese Imana ifite aho yamukoze, kandi ibyo yakoze ntabwo ari ukugira ngo dusenyane, yagira ngo twubakane. Undirire nanjye nkugire guterata, nkuririre ubundi dutegereze Imana. Ni muri ubwo buryo nanjye nyirindiriye, ubwo nanjye mfite akanjye. Ariko Imana izatugirira neza ni muhumure. Nimunyemerere turebe ijambo ry'Imana, turebe muri Yohana ibice 14. Ntabwo igihe kiragera, nimunyihanganire. 14:6, 14:6 muri Yohana. Mureke mbabwire Yesu, namwe ari bo banyure Yesu. Nimbabwira Yesu muri bufashwe. Haleluya. Yohana ibice 14:6, Yesu arababwira ati ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Turebe Abaheburayo ibice 13 umurongo waho wa 7. Duhere kuri 6. Abaheburayo ibice 13 umurongo waho wa 6. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuka babayoboraga kera bakababwiziza ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo ko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Imana nishimwe. Iri jambo ry'Imana rero rijyanye n'ubutumwa ngiye kubaha, bwitwa ngo impamvu ya Yesu mu isi ni iyihe. Yesu Kristo niwe ki? Niwe nzira. Yesu Kristo niwe nzira. Umva nje kukubwira ngo niwe nzira. Ntabwo inzira ari umuvugabutumwa, ntabwo inzira ari umuhanuzi. Sinje kukubwira ko umushumba ari we nzira, ntabwo ndi bukubwira ko pasiteri ari we nzira, mwarimu ntabwo ari we nzira. Yesu Kristo niwe nzira. Ikindi ni n'ukuri ndetse
ni ubugingo. Ibi bintu uko ari bitatu, inzira, ukuri, ubugingo, bivuga ngo yujuje ibyangombwa. Bishatse kuvuga ngo niwe tugomba kwigiraho, niwe tugomba kwigiraho, kuko niwe nzira y'ukuri, kandi ni inzira ijyana mu bugingo, ntabwo ari ijyana mu birayi. Ni inzira ijyana mu bugingo, ntabwo ari inzira ijyana muri etaje. Ni inzira ijyana mu bugingo, ntabwo ari inzira ijyana mu promosiyo mu kazi. Ni inzira ijyana mu bugingo. Burya niyo mpamvu abenshi yahamagaye yabimye ibirayi ikajya ibaha ibituma mudapfa, hanyuma mwaje muzi ko ari inzira y'ibirayi, ariko ndashaka kukubwira ko ari inzira y'ubugingo. Abantu bazi ko ari inzira ya diplome, oya, ni inzira y'ubugingo. Babigishije nabi, namwe mwumva nabi. Ubu niyo mpamvu mwese mbese murashaka ko abayoboraho mudepoza, ariko ni inzira y'ubugingo. Amina. Bishatse kuvuga ngo tugomba gufata imico nk'iyo yari afite. Amina. Tukarwana nk'uko yarwanaga. Bivuga ngo nimba hari aho twasomye yigeze ahangana, natwe duhangane. Ariko nimba atarahanganye, ntabwo twemerewe guhangana. Bivuga ngo nimba Yesu yarageze ikuzimu agatsindirwayo, bivuga ngo natwe uru rugendo ntituzarurangiza, tuzatsindwa. Ariko nimba yaratsinze, biravuze ngo nanjye nzatsinda iterabwoba nirimveho. Amina. Nkavuga ngo imbaraga zamuvanye ikuzimu. Ikuzimu bishatse kuvuga ngo ni imbaraga zikomeye, ntaho zitakuvana. Mwibutse ko yari ari mu maboko ya Satani, shebuja w'abadayimoni. Nje kukubwira ngo aba badayimoni bari kuzerera hanze baturwanya, na shebuja maze ntiyamushoboye ubwo batamubashije. Natwe Netando ntabwo bazatubasha, nukuri mbakuriye inzira. Amina. Kandi undi ikindi, hari ikindi gikwiye kuguhumuriza. Nimba uyu mwami w'abami yarambaye rugabire, yarambaye rugabire, kuba wambaye inkweto ihenga ukaba baguhukuburira, wenda izatetaro ku muhanda ujye ugenda bisumbanye, ntabwo ari agashya. Nawe yambaye iki? Kuba utagira imyenda bakaba bagukuburira, ukaba warambaye imyenda ikagucuyira, ntabwo ari agashya. Burya ntabifata nk'agashya, kuko na Yesu yambaye ikanzu iyo imwe arinda agenda. Ntabwo guhinduranya imyenda ari itegeko. Kandi nimba Yesu nta na shamburete yagiraga, yararaguzaga, wikinubira ubukode. Unabipfiriyemo ugapfuru ukodesha, ntabwo ari agashya, kuko nawe yari umwami w'abami. Ntiyigeze agira inyubako, kandi yari kuyubaka ijoro rimwe cyangwa amasegonda. Yesu mwibutse ko yarinze agenda ari umusore, ntabwo yashatse. Burya niyo mpamvu kukujyana uri umusore nta kibazo, kuko nawe yagiye ari umusore. Niwe nzira yatubereye urugero mu buryo bwose, yatubereye inzira. Reka nkubwire, ntacyo Yesu atatubwiye. Bahoze bavuga iby'abakozi b'Imana no gukorera Imana, nge sinayigoye. Nge yarambwiye ngo abantu benshi bazatungwa no kuvuga, ngo ariko wowe uzatungwa no kuvuga icyo nkubwiye. Ntango nayiruhije, apfa kuba ari yimbwiye ngo nimvuge, apfa kuba ari nyakubahwa. Erega wivumbura ku nkono ukarara utariye, ubundi se wayihenuraho ukajyayo? Ngo mu ijuru niho intebe yayo iri, mu isi ni intebe y'ibirenge byayo, ngo n'ikuzimu igerayo wayicikirayo. Ubundi se urinda uyicika igutwaye iki? Ko ubuhake bwayo ari bwiza. Twaje mu Mana dufite ibiro 46, ubu se dufite bingahe? Twaje dutuye mu manegeka, ariko turi mu nzu z'110.
twaje dukuburirwa, ariko natwe tujya kwigurira ubundi tukidodeshereza. Ubundi se uramutatwaye iki? Amen. Niwe nzira kandi ni ukuri ndetse n'ubugingo. Yesu yarantangaje rimwe ngo umuntu yaramubwiye ati wanyemerera rwose mwami nkajya gushyingura. Yesu ateye ubwoba, ibyo muri musimbizi. Ati reka bapfu, umuntu ubuza abantu gushyingura ko twese tubyubaha. Hari abantu bajya bavuga ngo simba atahira ubukwe. Nimba Yesu abuza abantu gushyingura, ubukwe nibwo azanyemerera kubutaha. Ivuga butumwa nkarihagarika. Ngo ubundi bamutangirira mu muhanda bati muzane imisoro. Uriya mugabo yarakomeye. Ngo abwira umwigishwa ati genda ku nyanja urahabona ifi. Umva uwo mwami ariko kandi arayibaga. Yesu yari umunyamahoro. Kuki atababwiye ati ntawo mbahaye se? Yari umunyamahoro. Imana itugirire neza. Nongera ntangazwa ahandi, yego, ngo bamuburaga bavuye mu materaniro, ngo mama we n'abarumuna be, yego, na bene nyina, ngo barimo baramushaka. Bati Yesu, mama we yakubuze na bene nyoko. Yesu ngo arababwira ati data na mama na bene mama nabakora ibyo data wo mu ijuru agize ate. Bishatse kuvuga ngo Yesu ntacyo atasize atweretse. Hanyuma ndashaka gutangirira ahantu Yesu uburyo yavutsemo nabwo ni ikindi. Uburyo yavutsemo ni uburyo budasobanutse. Burya nawe uko yaguhamagaye ntawe wabisobanurira. Burya niyo mpamvu bakwise umurwayi wo mu mutwe babona utuzuye. Ngo Mariya ngo yagiye kubona arasamye. Asama nta mugabo. Asama afite fiyase witwaga Yozefu. Ngo ni marayika w'umwami Imana wamugendereye. Amugenderera iwabo badahari. Amugenderera fiyase wadahari. Amugenderera batko basenganaga badahari. Reka nkubwire ibi bintu ni iby'umuntu ku giti cye. Ngo marayika aramubwira ngo ugiye gusama inda, ngo y'umwana w'umuhungu uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza ibyaha by'abantu. Mariya ngo agiye kubona banagize ate. Ubundi se wasobanurira abantu ko ibyo urimo byaturutse? Ujye wicecekera bivugire. Hamugaragura utashebuja. Ngo amaze gusama ngo bajya kongorera Yozefu. Yego. Ngo baragenda baramubwira ngo Yoze, watubwiye ko wivumburiye umwari, ariko inda arayihetse. Twayibonye. Iyo ngeze ahambwira abantu ngo umunwa wagiye ureka kukurya. Uzi ko hari abantu umunwa urya ukamurya ku buryo afata tike agatega akajyana ubugambo ajya no kuzana ubundi yabutege, ku buryo umunwa ukurya ku buryo butije uvuze amazimwe amatiku utaryama, ariko umunwa ntukakurya usenga. Babwira Yozefu bati ndagize ate arayihetse kandi ntibazi aho yaturutse. Burya nawe ntibazi ibyawe aho byaturutse. Hanyuma Yozefu ngo yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Ngo akibitekereza naho ashaka kukubwira, akibitekereza abonekerwa na marayika. Aramubwira ati Yoze, Mariya ukumuzi ni ko ari. Ntago yigeze aba indaya, ntiyigeze aba umusambanyi, ahubwo iriya ndatwite niyo umwuka wera. Hanyuma komeza gahunda yawe urongora umugeni wawe. Ntararenga hano. Ndashaka kubwira abantu bari mu bibazo Imana yashyize mu bibazo. Nimba uzi kuri mu ntambara Imana yagushyizemo, kuko biri kose buri wese afite urugamba rwe, niyo mpamvu mwajaha. Ariko ndashaka gutangariza umuntu ufite intambara yashyizwemo n'Uwiteka, ukaba ufite ikibazo utikururiye, ukaba uri mu rugamba utishyizemo, ukaba utarabaye nyirakaziihamagarira. Nje kukubwira ngo yatabaye Mariya ikamukura muri rurarubwa, akongera agakomeza ubuzima we na Yozefu.
nawe izagira gute? Izagutabara. Hanyuma ntararengaho ngo marayika agenderera Yosefu akibitekereza. Ndifuza kugusabira marayika ngo ajya kugenderera utarabikora, ajya kugenderera utarabishyira mu bikorwa, akugenderera utarasohoza imigambi mibi, mbese ajya atera mu bitekerezo byawe, afata mpiri ibibi bigiye kukubaho utarabisohora. Burya yaba akugiriye neza. Oya, aho kugira ngo wature ngo Imana imbabarire narasambanye, umva ujye ubishobora se? Oya, hari ubwo bishobora? Oya, kuvuga ko wasambanye uri umurokore biteye isoni, kuvuga ko usomana uri umuntu w'Imana biteye isoni. Burya ubuzima bwe byari ibyo kutwubaka, ariko abantu bihangiye ubuzima ngo avukira mu gisogororo mu kiraro cy'inka. Tuvugishije ukuri, buriya Yesu yaba yarabonye iranje? Umuntu yavukira mu gisogororo sundi kumuranjika bikamumarira iki? Urashaka kumbwira ngo Yesu yariye sererake? Yesu yanyweye kigozi? Bamunombeye agatoki se wa? Mariya yariye isombe? Oya, bamuhembye isombe. Yanyweye ka potaje amaze kubyara? Bamuhaye agakoma k'amasaka? Oya, mbabarira umbwire, Yosefu na Mariya bagiye gushima ngo babyaye Yesu? Baraje bati haleluya haleluya, turashimira Imana ko iduhaye umuhungu? Barabikoze? Bari kubikora gute se bari mu buhungiro? Hanyuma kuki mushaka kubaho mu buzima bwanyu? Iyo ngeze aho mbwira abantu ngo numubyara ugakena nyine ntubona agakoma, ntubona amashereka, ujye uzirika umukanda. Na Mariya yagize ate? Nta mugaragu uruta abamama, haleluya. Ujye uzirika nyine kugira ngo kandi ukomeze uyikorere, ukomeze uyubahe, ukomeze uyiha agaciro. Hanyuma nubura kigozi ujye umuha n'utuzi anywe, wabigenza. Nta mugaragu uruta shebuja. Hanyuma iyo uri kwitotomba ngo ntuzabivamo ko Mariya yabivuyemo, iyo uri kwitotomba ngo ibi ntiwabishobora, na Yesu yarabishoboye. Ntiyigeze abikoreza imizigo atigeze yikorera. Hanyuma nimwihangane, nta mugaragu uruta shebuja. Ngo Yesu amaze kuvuka atangira guhigwa, ngo ariko ngo Uwiteka marayika w'Umwami Imana agenderera nde? Agenderera Yosefu, aramubwira ngo Yoze, dore hungisha umwana na nyina, kuko umwami arashaka kugira ate? Kumwica. Nkwifurije ijwi ry'Imana rikuyobora muri ibi bihe tugezemo. Ariko ngo akimara kuvuka ngo abanyabwenge bajya kugira gute? Bajya kumuramya, ngo bamushyira amaturo. Yego rata, bamushyira amaturo. Bivuze ngo uyu mwami batangiye guha amaturo ataramemerera n'amenyo, kumutura ni ngombwa. Mureke mbabwire, ibihe byabaye bibi, ibihe byabaye bibi. Hari umuntu wigeze ambwira ati ngewe iyo mbona biriya biturisho mbona ari ibiryabarezi. Abantu bapfuye mu maraso, bapfa mu bwenge, bapfa mu bugingo, bapfa ahantu hose. Nimba uyu mwami baramuhaye amaturo ataranamera amenyo, yego rata, bakamuha amaturo akivuka, twayamwima gute? Akivuka urebye nta kintu yari yatweretse kigaragara, ariko twageze ku musaraba, yageze ku musaraba tumenye uwo ari we, ageze kuzimu turamumenya, anazutse dukomeza kumumenya. Twayamwima gute? Mutwigisha ko tutagomba kuyatanga gute? Ni gute abantu bavuga ngo nayo barya ngo ntimuzayatanga, ubundi se nayo bagira bati? Ubundi muri Maraki yavuga ngo iki se? Mutange icya 10 n'amaturo mu nzu yanjye habemo ibyo barya. Hanyuma bishyitse urumva atarayo barya se? Hanyuma nayo barya, noneho nanagukurireho nayo barya. Hanyuma se kumenya abayarya neza n'abayarya nabi birakureba? Uri umurewe? Imana igire gute? Iturengere. Ariko nibyo nkomeza kubabwira, ujye uyatanga no mu bitagira umumaro warabitanze, no mu bitaro uzayatangamo. Hari ibimara amafaranga byinshi nutanayaza mu nzu y'Imana, Imana izohereza ibiyagukuraho ariko akuveho.
kuba rero yakohereza ibiyagukuramo ntubone n'umugisha ni ikibazo, ahubwo wayazana wigenza tugatura uyu mwami. Yesu nashimwe. Ngo bamaze kumutura amaturo, umwami yari yababwiye ati murebe aho yavukiye nanjye njya kumuramya. Reka nkubwire, hari ibintu bikubikiriye, hari ibikubikiriye utazi, hari ibikubikiriye utamenya, hari ibiri kuguhiga no kukugenza, hari inama zikwigaho, ariko uko Yesu yarokotse akabakira nawe uzabakira, burya barishuka. Ngubwo bari batashye baburizwa na marayika mu nzira, arababwira ngo mwikomeza ahubwo nimuciye inzira. Wambwirira watakira Uwiteka akakwereka aho unyura? Hari aho uzanyura ntugaruke, hari aho uzajya ugapfa mu mwuka ugapfa n'umubiri ukagendera rimwe. Nushaka ntiwiyobore, marayika w'umwami Imana kujya imbere akwereka aho unyura n'aho ukata. Imbere yawe hari ibyobo bihishwe amaso y'umubiri, ariko Uwiteka akumpereye marayika akwereka aho unyura. Imana igukize ikurengere muri ibi bihe by'ubugome, ibihe by'ubuhenebere, igihe Satani n'abakozi be bari gukora ku manywa n'injoro. Hanyuma ngo umwami ategereje ngo arabaheba. Reka mbabwire, nimba uzi kuri kumwe n'Imana, ukaba uzi kumwe uyu mwami mufitanye gahunda, bazagutegereza bahebe, bazabitega ibitegure, bazakuzimya ikwatse, bazakwambura ijambo iriguhe, bazaguta inyuma ikuzana igushyira imbere, bazagushyira hasi igushyire hejuru, bazagucecekesha ikuvugisha. Niba uzi ko uyu mwami nta kibazo mufitanye, ujye uryama wiziguye kandi ujye ugenda wemye. Niyo makuru ngutangarije, ntawe uzagushobora. Ngo umwami yongera gushyiraho itegeko ry'imitwe, ngo aravuga ngo abana bose batarengeje imyaka 2 mugende mubice, kandi ngo mwice abahungu. Kumbe ngo bwaragira ngo na Kristo ngo mwicemo. Burya hari umuntu udapfa gupfa, naho wamukubitisha inkuba ya saa 7 gupfa we. Hari umuntu waca umutwe Imana igahita uwuteranya ako kanya. Hari umuntu Imana itakuraho amaboko, icyo cyo kimenye. Amen. Haleluya. Ngo mugende mwica abana b'abahungu batarengeje imyaka 2. Ngo kumba arashaka kwica Kristo, ndi kuvuga Kristo wabambwe, ndi kuvuga intare yo mu muryango wa Yuda, mvuze igishyitsi cyo kwa Dawidi, ngo nawe apfemo. Ngo baragenda barabica abana b'abahungu, ngo abana barashari bapfamo b'abahungu 2, ngo bazira ko ari ingwingiri. Bazize ko ari iki? 2 bari barayirengeje, ariko bari baragwingiye bagaragara. Mana we, kugwingira. Mwifurije gukura mu buryo bw'umwuka. Nudakura mu buryo bw'umwuka uzapfa. Imana iguhe gukura, umenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana iguhe gukura umenye iby'umwuka n'iby'umubiri. Imana iguhe gukura umenye amategeko uri guhabwa muri iyi minsi kugenderaho, umenye avuye mu ijuru n'avuye mu bantu. Imana iguhe gukura ikwigisha uko urwana iwawe mu rugo. Imana iguhe gukura ikwigisha uko ukwiye kubaho mu mwuka. Naho ubundi nudakura bakatishije itike yepfiye, bazakumanuka nayo. Nudakura ni hano uzapfa mu buryo bw'ubugingo. Ese nudakura uzabwirwa n'iki umuhanuzi w'ukurira n'uw'ibinyoma? Kandi kudakura kwawe bizagukururira ingaruka. Umuhanuzi azageza kubwira ati Imana iravuze ngo nyura hano, uhite wiruka. Haza undi akubwira ati iravuze ngo ca hano. Ni haza undi akubwira ati numvise imbwira ngo nyura hano. Ubu ntuzahera mu nzira. Imana iguhe gukura kugira ngo urobanure, amina, umenye ibyumira n'ibyo ucira. Ariko Imana iguhe gukura umenye naho usengera. Hari aho uzagenda ugende ubutazagaruka, mvuze ubugingo bwawe.
ugende bakurangize burundu. Imana iguhe gukura. Mwifurije gukura mu buryo bw'umwuka. Hanyuma nagira ngo nkubwire ngo abana barapfa, kumbe Yesu arahunze, baramuhungishije, yibereye mu mahoro. Reka nkubwire, nubwo abana bari gupfa, nubwo abahungu bari gupfa, nubwo hari abantu bari gupfa, hari abari gukomera. Nubwo hari abantu bari kuzima, harimo n'abari kwaka. Nubwo hari abantu bari guta, hari n'abari gutora. Nubwo hari abantu batari gukorera Imana, hari n'abari kuyikorera. Nubwo hari abantu bari kugikuzimu, n'abajya mu ijuru barahari. Noneho wari ufite ubwoba. Ufite ubwoba bw'iminsi n'ibihe, ufite ubwoba bw'ubuzima unyuramo, ufite ubwoba bw'ibikugose, ufite ubwoba bw'abakugenza, ufite ubwoba bw'ibikugendaho, ufite ubwoba rwose burahari. Ariko nje kukumara ubwoba. Umva ukuntu mbikubwira. Uko wabonye Yesu batamushoboye, ukabona ukuntu Yesu atapfuye, ukuntu bishe abahungu w'abandi yigaramiye, ni nako nawe biguhigwa bitazagira gute, bitazakubona. Yesu yarokowe n'iki? Dore icyamurokoye. Yesu yarokowe na misiyo yari afite. Ntiyari gupfa ataducunguye. Yari afite misiyo yo gucungura itorero. Ntibari kumwica afite imyaka 2. Ntibyari kuvamo, ntibyari gukunda. Ntabwo yari gupfa atagiye igorogota. Ntiyari gupfa atageze ikuzimu. Ntiyari gupfa adahamije imbere y'abami. Ntiyari gupfa. Yesu yarokowe na misiyo. Hanyuma nje kukubwira ngo nawe niyo izakurokora. Ahubwo ndumva nakubaza ngo uri muri iri teraniro ufite iyihe misiyo? Ufite iyi? Wiboneye abakobwa basenga ari beza, urishakiramo umugeni. Waje kumara iki? Ufite iyi? Uba waje kwiba ngo ucunga umuntu ufite ishakoshi yitera urusohoke. Ufite iyihe misiyo? Waje muri misiyo yo kuhuhera no kuzimya no gutekenika. Ufite iyihe? Uba waje kureba ibikureba n'ibitakureba. Waje kumara iki? Ubundi ubatizwa wagenzwaga n'iki? Winjiye mu rusengero uzanywa n'iki? Umva nkubwire, uzarokorwa na misiyo. Kandi misiyo izakurokora ni misiyo nziza kandi nzima. Ni icyo cyonyine. Abagutuburira ngo Imana iguhaye kurama, uzarama kubera misiyo. Abirirwa ngo baragushuka ngo ugiye kurira indege, abirirwa bakubeshya. Umva nkubwire, nimba udafite misiyo nziza uzurira isanduku, ahubwo bazajya kugushyingura. Ufite iyihe misiyo? Ndashaka kuvugaho gato misiyo. Imana iyo iguhamagaye burya uba ufite misiyo. Wivuga ngo simbwirize, ntabwo ariyo misiyo gusa. N'uru rusengero kurukoropa yaba misiyo. Ugakoropera Imana, iyo misiyo yakurokora. Erega Imana ikomeje kubona ibikorwa uri gukora mu nzu y'Imana, utitatomba utinuba. Imana yavuga iti ubundi se uyu yagenda nakoresha ndi. Niyo misiyo yo gukorera Imana yakurokora. Kujya gukora patuwarete yaba misiyo. Kuba pasiteri mwiza mu gihe kimeze gutya yaba misiyo yakurokora. Ukaba umushumba muzima uragiye intama koko, nayo yaba misiyo. Ukaba mwarimu mwiza, nayo yaba misiyo. Ndakubwiye ngo umurimo wose ukora, uworoshye n'ukomeye, ukora neza ukijijwe, ni misiyo. Hanyuma wanyemerera tugakomera kuri misiyo? Vuga ngo amina. Nk'ubu ngewe hari umuntu wigeze ambwira ngo ariko mama Sharire uraniyemera. Rwose ntago niyemera. Kandi naho nakiyemera na Yesu. Ntiwankanga ngo nkwemerere. Ntiwantitiza ngo ngukundire naho waba uyifatiye mu matwi. Kubera iki? Mfite misiyo muri iri vugabutumwa. Nabwiye Uwiteka ngo ibyo bazanga kuvuga nzabikuvugira. Aho bazanga kujya nzakugirayo. Nabwiye Uwiteka ngo icyo udashaka ko nkora nicyo ntazakora, ariko icyo ushaka ko nkukorera nzagikora. Misiyo mfite rero niyo kuvuga Imana neza neza, nkajya mvuga ikiturutse mu kanwa kayo. Iyo misiyo nta wandenza amavi, nta washobora ndi kuri iyo misiyo, nta washobora ndi kuri iyo misiyo. Nanjye niyo mpamvu nyicungira umutekano. Amina. Umpamagaye naho
wambyutse mu buriri ntago navuga ngo urantunguye, ni uguhita nambara nkatega moto nkajya gukora misiyo. Umpamagaye simubwira ngo wohereza tike, oya nanayiguza we, ariko nkajya muri misiyo. Kandi naho najya kubwiriza he bati guha umugisha, ni ukuri kose nahita nkwakira kugira ngo misiyo yanjye nyitunganye. Undi nimara kuzuza ndi muri misiyo neza, indwanirire irwane iby'imbere, iby'inyuma, iby'ibumoso n'iby'iburyo. Mbese komera kuri misiyo, komera kuri misiyo. Sifa kwa Mungu. Hanyuma naho naringeze mbabwira ukuntu umuntu yambwiye ngo mama Sharire uriyemera. Ndamubwira nti mugire kutanyemera se nanjye ngire kutiyemera. Ugomba kutanyemera nge nkiyemera, kuko kwiyemerana nabyigiye kuri Yesu. Yesu yaraje ntibamwemera, ndaje mbikwereke, ariko wariyemera kuko yaraza aho avuye. Hanyuma rero yiyemeranye se nanjye niyemera na Yesu. Burya impamvu rero munasaza vuba ntukajye kure, ni ukubera tize na pompaje zose abazimu bagukoresha urazikora. Shitani arakubwira ati dore ukwaza, dore ukusa, yutiye gusa nabi. Akagaruka ati ubona warize wowe, uti ntayo ngira. Uzabaho tutarize, ubwo nyine ni ugupfa. Uzakuraho akazi, ntako ngira. Ninde uzagukorera ubu uzakora ubu kutese? Oya ndi mubi. Hari uwakwemera se? Oya ntawe. Ugira amafaranga? Nta n'ijana. Ugira imiryango? Oya ntayo mfite. Utegereje iki? Ni ugupfa. Ijuru sizi uzarijya? Ndabona ntaryo. Mbabarira umbwire, urumva izo tize? Shitani ati pfukama, uti ndapfukamye. Vuza induru uti ya! Niyo mpamvu mubona mwashaje, amajosi mwarayakuruye, ntawe ukiryama ngo asinzire. Ni gute shitani akubwira ngo ntiwize? Uti yajya akubwira ngo ntiwize ukamubwira utaye umubiri ntayo ngira, utariko ayo mwuka nyibitseho. Shitani yagiye akubwira ngo uri mubi nyuma ukamubwira ko imbere ari heza. Ninde wakubwiye ko abasore bose barambagiza inyuma? Harimo n'abareba imbere. Akaza atuye umukobwa nubwo ari mubi, ariko afite amavuta. Hanyuma ya mavuta nzajya nyibikaho yonyine nge nijyanira amavuta. Kandi uwajyanye amabuno n'amataye n'uwajyanye amavuta ntaho bihurira. Sha amavuta ni amavuta. Amavuta wowe urayazi? Ubwo rero ava mu bwigunge, hoyavaho. Shitani ukubwira ngo uri incike, utirira uti hari anko wawe ugira? Ntawe. Hari anti? Ntawe uhari. Papa wese? Ntawe. Mama? Ntawe uhari. Hari mwene wanyu n'umwe? Ntibahari. Indi incike? Nta n'umwe. Oya ma, nubwo babandi badahari, ariko aba wicayemo. Ntabwo wicaye mu ngagi, ntiwicaye mu nkende, ntiwicaye mu biti, wicaye mu bantu. Nujya gushyingirwa bazakubera ababyeyi. Uzabona abasaza bawe, uzabona barumuna bawe, uzabona ba papa na ba mama. Muri ibi bintu turabafite. Ese wabimbajije? Nge sindi icike, afite umuryango, ariko nabayeho nk'utawugira. Hanyuma shitani nazongera kukubwira ngo nta bantu ratugira, urya nibwo bakwanga si bose. Yego rata, wakoze ubukwe ntibaguherekeje? Mbwira icyiciro cyabuze. Wabuze papa? Wabuze mama? Ntibari bahari? Burya Yesu yaguhaye umuryango. Shitani ukubwira yuko nta kazi ugira uririmba, uti ndi umushomeri. Ndi umushomeri. Uri umushomeri gute kandi uri umuririmbyi? Urepeta buri munsi, uri umudiyakoni, wiriwe muri protocol. Ubu waje gushyingura imbwa, kandi ubu waje urira uti nta kazi ngira. Ubu n'ubu ugiye kurira utakazi ntako ufite. Aka kazi ni akazi, defo yawe nuko ugakora nabi, niyo mpamvu kaguhombera. Yesu rero yigiriye icyizere
akigirira bitewe n'aho yaturutse. Nawe ujya wigirira icyizere n'aho batakikuremamo. Yesu ngo yaraje, yego rata, ngo yarazaga akiyicarira nka hariya. Unyumvire nawe, yego. Hanyuma ngo bamubona bagatangira gushondana inzara. Wamubonye umwana w'Imana. Ubu se Imana yabuze aho ivukira, yajyaga kuvukira mu babaji. Wamubonye bakaryanira inzara, kandi yari umwami w'abami. Ngo bakongera kumubona n'ubundi bakongera bagashondana. Wamubonye se umwana w'Imana arinjiye. Ariko Imana ajyaga kuvukira mu babaji, yarabuze aho. Ni ukuri kose Yesu yari umwami, yari umwana w'Imana, ariko ntibabyemera. Umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe aravuga ngo nubwo batanyemera, njyewe aho naturutse ndahazi. Aravuga ati haleluya, aravuga ngo ijuru ryarateranye, banzura ko ari njye uzabacungura ikuzimu ndetse no mu isi, no mu bamarayika, mu bizima no mu bakuru, habuze ubacungura. Inama ni njye yanzuye, ndi umwana w'Imana. Vuga ngo haleluya. Ngo yinjirira aho yajyaga yinjirira. Amina. Aravuga ati nubwo iriya ntebe, hari intebe ngo bari barateguye, barayishyize mu rusengero, ngo barayidekoye kurusha iya Miss Rwanda, ngo baravuze ngo iriya ntebe nta wundi wemerewe kuyicaraho, ngo ni iya Mesiya. Hanyuma ngo watangaga amatangazo, yego rata, ngo yarahagurukaga akavuga ati mwese iriya ntebe mubona nta wemerewe kuyicaraho, ni iya Mesiya wacu mwiza dutegereje uzaza kuducungura. Kandi Mesiya yaraje yicayeho. Ngo wongeye kuyobora uwo munsi akongera tuributsa, birashoboka ko twatanze itangazo mudahari, iriya ntebe mubona hariya ni iya Mesiya wacu mwiza uzaza kuducungura, nta wundi wemerewe kuyicaraho usibye we, azayicaraho naza. Kandi ari aho. Hanyuma uwo Mesiya, amina, aravuga ngo ndayicaraho. Ngo aratambuka, aratambuka, sifa kwa Mungu, aratambuka arenga aho yajyaga yicara, aratambuka abatambyi bamureba, aratambuka aravuga ati ndayicaraho, ni iyanjye. Atambuka adasusumira, atambuka nta toromo, atambuka nta stress. Yego rata, aravuga ati ndagira gute rata, ndayicaraho. Arangije ahita agira gute, ahita yicaraho. Amen. Ngo hanyuma amaze kuyicaraho abatambyi bararebana, ngo barangije ngo benda umuzingo w'iki, ngo baravuga bati wariye ni urya, ngo baraza barawumuhereza. Njya mbwira abantu ngo usibye kureba na se ubundi we kurenza amavi ninde, ni ukukureba, ni ukukuvuga, bakaryana inzara, ariko nta n'uwakurenza ikirata amavi. Ngo benda umuzingo w'iki, w'igitabo, ngo barawumuhereza. Mesiya arawakira, ngo bumbura muri Yesaya, ahagarara imbere y'abamurwanya, ahagarara imbere y'abatamwemera, ahagarara imbere y'abamupinga, ahagarara imbere repanda yazo hebrere hererevoresire hataya, abumbura muri Yesaya. Aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njyewe, kandi yanshyiriyeho kubwira imbohe ko zibohowe no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Vuga ngo amina. Amen. Ngo amaze kuvuga gutyo, nandi magambo, ngo amaze kuvuga gutyo, ngo bari mu iteraniro, imbohe zirimo zirabohoka, ab'imitima ibabaye barishima, abandi bati nagenda turajyana, abandi bati umuntu uvuga neza nk'uriya yabagaye, ngo barishima barakira, ngo ariko abandi bararakara. Abafarisayo no mu nzu y'Imana babamo. Njye nabwiye abantu ko ntaje kubigisha ngo mbemeze, naje kuvuga ibyo Uwiteka yantumye, ntabwo naje gushaka abafana n'abankomera mu mashyi. Kandi reka nkubwire, kuba atarabemeje yarabazuriraga bapfuye. Mama Sharirene, senge uzabemeze, njye nta na malariya sengera, ubu iyo wazanye uri buyitahane. Kuba atarabemeje
birababaje. Yarafataga divayi, yego rata, yarafataga ikiziba agakoramo agashya ko kwa Nyirabugarama, agashya kaje. Ntibemere, ntabwo emere itari njye uzabahamya. Amina rata. Yesu wafataga itafari agakuramo umugati wo muri Simba, igitafari kibuye. Kuba atarabemeje ngo mama sharirane njye uzabahamya, mujye mwivugira ibyo mushaka. Ariko nawe niko bimeze, nicyo bivuze. Yesu rero ngo kuko aterekwaga nkanjye ahubwo yarebaga, ngo yahitaga areba bari bubikore ngo bamutembagaze, uw'abandi ngo akabanyuramo, ngo akabacamo, ngo bagashiduka yarenze. We wajya ubanyuramo? Kuki muhangana? Ariko kuki muhangana? Kuki muhangana? Kuki murwanisha umubiri? Uti agenge no mu karere tuzagerayo, wenda na polisi zi. Birababaje. Hari ibara ritabera imbwa. Mureke mbabwire, guhangana mwabikuye he ko Yesu atahanganye? Agutandikisha nawe umuterezi, mwabisomye. Iriya fura ko yarwanye neza, ubundi mwebwe ibyo mubamo mwabivanye kwifurisa na se. Yesu yigeze abigisha guhangana? Mureke mbabwire ahantu tugeze hari ibitatubereye. Ugira n'ikibazo na mwene se uti wenda na polisi ze, mubona bidateye isoni kuba polisi yahurura uri umukirisitu? Polisi zabika imanza z'abasenga, ibike n'iz'abapagani. Polisi zarara ijoro kubw'amabandi, ibarare nijoro kubw'abaririmbyi. Polisi zarara ijoro kubw'ibisambo byibisha imbunda, irare nijoro kubw'ibisambo byibisha Bibiliya. Hari ibara ritabera. Mwaje tukihangana akajya turwanirira, tukagabanya intambara muri leta, tukaruhura leta ikiruka ku babandi no ku bapagani, twebwe abakijijwe tukabaruhura. Mwanyemerera tukagabanya imanza muri ba metre? Oya, polisi ijya mu bantu badakijijwe ariko ntikinjira iwacu. Murabona bitababaje? Mbabarira nawe umbwire koko uri umuntu uyobora abantu. Yego, ngiye kubatangaho urugero muri Bugwe. Wenda iyi ntebe yose aba baje kwa gitifu, sibyo rata? Baje kwa gitifu bazanye ibibazo. Uyu nguyu ni umuririmbyi, uyu ni umudiyakoni, uyu ni umuhanuzi, uyu ni ibandi, yego, uyu ni indaya, uyu bamuteye ingumi yarwanya. Bose baje kureba nde? Ngafotora iyi foto uri mu ijuru, uri Imana. Uhita ureba gitifu nani, uhita ureba diyakoni n'ibandi, hanyuma undebera umuririmbyi n'umuntu warwanye bateye ingumi, hanyuma undebera umudiyakoni, undebere n'umuntu w'indaya. Bose bagiye kwa gitifu. Iyi foto urabona igaragara neza mu ijuru? Ubundi iyo dufite imanza ntabwo ari twe tujya kudepoza ibibazo. Dore uko bigenda. Amina. Iyo dufite imanza turazizanira Yesu, yego rata, tukamuzanira urubanza rwa mbere, yego, ukazana undi nawe akamuzanira urubanza, undi nawe akazana urubanza, n'undi nawe akazana urubanza. Dore Yesu uko abigenza. Ntabwo ari twe dushinzwe kudepoza. We ari mu ijuru kuko ari umwami, amenya ibyo aterura akabijyana muri polisi, ariko nyir'ubwite ari we ubyijyaniye. Uwiteka akaba ari we ubyijyanira, akaburana n'abakuburanye, akabyijyanira utabyijyaniyeyo, agafata izindi manza akavuga ati izi ngizi na mudugudu yazishobora. Ndi kuvuga Uwiteka kubimushyira akaba ari we ubijyana. Hanyuma agafata ibindi, yego rata, akavuga ati mu miryango byakemukirayo, naho akajyanayo kabyara. Hanyuma akegura ibindi rata, akavuga ati ariko ndabona nyobozi y'umudugudu ibi nabyo yabishobora. Hanyuma nyir'ubwite, amina, nyir'ubwite hari iterebezo mando, ndavuga
akavuga ati naho cyajya muri polisi ntibyakunda, naho cyajya kwa mudugudu riterevo, naho imiryango yaterana, naho adeperi yose yahaguruka, iki kiraguma muri biro yanjye. Vuga ngo amen. Ibizakemukira kuri polisi, bizakemukira mu muryango, aho bizaca hose ni Imana ya depoje. Nkubwije ukuri kutazatsindwa. Ariko shano ukomeza kwiruka, niwiruka uzahera mu nzira, niwiruka amaguru azashya, nubyijyanira aho abandi babonera uzahaburira, kubera ko ntiwamenya aho bijyana. Ariko nyir'ubwite wanyemerera tukajya tudepoza kwa Kristo data wa twese wabambye ijuru, batamufashije agahanika ikirere nta muyedi, akagira ibigega by'imvura, akagira izuba, akamenya umuhanda w'umuyaga, akamenya uko amagufwa akurira mu nda. Uyu mubyeyi mwanyemerera tukabimuha akaba ari we ubijyana. Vuga ngo amina. Hanyuma ngo Yesu bamujyanayo, bazakujyana atari wowe ubajyanye. Ngo ageze imbere y'umwami, umwami ati arazira iki? Nabambwe. Kuri raporo twandike ko yakoze iki? Nabambwe. Hanyuma kuri dosiye nzavuge ko azira iki? Nabambwe. Raporo se ninyitanga nzavuga ko yazize iki? Nabambwe. Amaraso yazatujyeho twebwe n'abana bacu. Ndagira ngo nkubwire ngo abatubambisha niwe bahereyeho. Hanyuma nibakubambisha uziturize, nibakurwanya uzaceceke, yego rata uzakomeza ukomere, kuko ibyamugendagaho natwe nibyo biri. Hanyuma ngo Yesu arakubitwa, yego rata ngo baramukubita, abakubitwa haleluya, amen, abakubitwa haleluya, yego urakubitwa. Nubwo bushomeri n'ingoni nyakumaze wicaye, abakubitwa n'ubukode, abakubitwa n'urushako, abakubitwa n'aba babyaye, abakubitwa n'abarozi. Ikigukubita cyose nje kukubwira ngo wimwihakana nawe ntiyakwihakanye. Hanyuma ndimo ndasoza, Yesu ngo ikintu yakoze ni iki? Baramukubise ntiyatwihakana, nawe arakubwiye ngo wimwihakana. Mu nkono ufite wimwihakana umurindire. Hanyuma ngo arangije ngo abagore bararira, yego ngo abagore bararira batireba uko yamugize, ngo arabakebuka, arababwira ati bagore b'i Yerusalemu nimwiririre n'abana banyu. Uzi impamvu yabibabwiye? We yabonaga hava kandi yarari kubona aho ajya. Ntago narushye n'ukuri, ntago narushye, nari ku ruhiyo ntagira uyu mwami, ariko kuva namumenya sindi ku rutonde rw'indushyi. Yesu ashimwe. Hanyuma ngo Yesu bamubamba hehe rata? Mu murwa. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kukwanika aho batabona. Ngo hanyuma bamaze kumubamba, ngo umwami yandika urwandiko, yego rata, aravuga ngo uyu ni Yesu Kristo umwami w'Abayuda. Ngo arangije arushyira hejuru y'intumbi. Ngo babibonye bararibwa, ngo begera umwami, batumva mwami, turakwinginze wikandika ko ari umwami, wikandika ko ari umwami, ahubwo andika ngo yiyise umwami. Umwami ati icya mbere ndi umwami, icya kabiri ndi umugabo. Aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse. Ndashaka kubwira abanyabwoba, ndashaka kubwira abacogoye, ndashaka kubwira abafite ubwoba bwinshi, nje kukubwira ngo icyo Imana yanditse ntabwo izakibuzwa na 2020, ntizakibuzwa n'ababona bitakubereye, ntabwo izakibuzwa n'izuba ryinshi cyangwa imvura, ntizakibuzwa n'abatagushaka n'abatakwemera, ntabwo izakibuzwa n'ubugufu ufite n'igikara cyawe n'imyaka ufite. Icyo yanditse yaracyanditse. Kugira ngo ucyumve neza, nagira ngo nkubwire ko yacyandikishije iy'icyuma, ntabwo ari iy'igiti. Iyo akoresha iy'igiti, interenganya zariho ku bwa Yesu na n'ubu ziracyahari, zari gutondagira zigashaka urwego zikajya gusiba, ariko ngo umwami akoresha ikaramu y'icyuma.
nje kukubwira ngo icyo Imana yakubwiye ni iy'icyuma, ariko icyo umugabo wawe yakubwiye ni iy'igiti. Nje kukubwira ngo icyo Uwiteka yavuze ni iy'icyuma, ariko icyo umushumba yakubwiye ni iy'igiti. Icyo abahanuzi bakubwiye ni iy'igiti, ariko icyavuzwe n'Imana ni iy'icyuma. Ndashaka gusobanura iy'igiti ni iy'icyuma. Iy'igiti ni ijambo rivurwa, yego ryavugwa ariko rikagira imbogamizi ntirisohore. Ariko iy'icyuma ni ijambo rya nyir'ijambo, Imana tutazajyana rusororo, Imana itazava ku ngoma, Imana ifite ubwami ibihe byose. Ni iy'icyuma, yatubwiye ntizapfa, ntabwo izananirwa, ntabwo izamanika amaboko, nta musada ijya yaka. Ni iy'icyuma rero, humura. Hanyuma ngo Yesu mu minota mike yaratangwa barapfa. Akimara gupfa isi ihinda iki? Aho bari bati twishe Imana, bicuza bayishe, bicuza ariko babirangije. Wambabarira ukicuza hakiri kare. Ngo hanyuma haba ubwira kabiri bati twishe beshe, mu mirambo twishe. Uyu yari umwana w'Imana, bicuza batari bumuzure. Hanyuma mwanyemera mukihana igihe kikiriho. Hanyuma icyakurikiyeho urakizi, ngo Satani yumva isi ihinze umushyitsi, aravuga ati uyu murambo uje ni uwande, nakiriye imirambo myinshi, uyu nguyu sinzi uwo ari we. Ngo akibivuga ngo Yesu abageze ikuzimu, amugwa gitomo, ngo ageze ikuzimu hahita harabona. Ngo nuko Yesu yinjira mu muryango w'abarozi akahashyira umucyo, yinjira mu rugo rw'abasambanyi hagahita hamurika, aho yinjiye haba umucyo, haba umucyo. Ngo akiri muri ayo bararwana. Nimwegura intwaro natwe sha turwane. Vuga ngo amen. Natwe turwane. Umwami wacu nawe yagize ate, yararwanye, tugomba kurwana. Nimwegura intwaro, nimuzityaze, nimugura izindi, turarwana. Ntabyo ubuntu igira, turarwana. Nimba ari umugore ushaka ugomba kurwana. Urashaka fiance, rwana. Ukeneye inkwano, rwana. Urashaka inziki, ni ukurwana. Ntabyo ubuntu igira, kandi ugomba kurwana ugatsinda. Ngo mu gihe barimo bararwana rero, yego rata, ngo Yesu ngo abaramuboshye. Turashimira Kirisitu ko ibyo turwana nabyo biboshye. Iyo biba bitaboshye, Mama Sharirene simba mpagaza. Iyo biba bitaboshye, simba nkifite mikrofone. Iyo biba bitaboshye, ni wowe ntiwari kwinjira. Iyo biba bitaboshye, uba uri mu bitaro, uba uri muri koma, uba warapfuye, uba warakatiwe. Biraboshye, biraboshye, biraboshye. Hanyuma mwambura urufunguzo, ubu niwe urufite, niwe urufite, niwe urufite, niwe tepa, niwe uzagufungurira. Hanyuma ngo arangije aragenda afungurira abera, ngo abakura ikuzimu. Nawe azagukura aho uri, nawe niho azagukura. Hanyuma ndashoje. Kuki wibaza ngo kuki ntari umukire? Kuki wibaza ngo ibi byaturutse he? Mbese wumvise ubuzima bw'uyu mwami? Hari aho hagukinze, ntago yakuriye. Niko byagombaga kugenda, nuko byagombaga kumenya. Hanyuma ujya wibaza ngo ni ukubera iki tudahabwa iby'iyi sabisi bakabihabwa. Nje kukubwira impamvu ibihembo by'ina hatari ibihembo, ahubwo ibihembo ni ubwami. Nicyo kintu yatubikiye. Ubundi by'inaha ni inyongezo. Niki Imana yaguhemba ngo iraguhaye? Yaguha umugore ikavuga ko iguhembye, ejo bundi azaguca inyuma. Yaguha umugabo, ejo bundi uzapakara. Yaguha imodoka, kwasiteri izayica hejuru. Imana yaguha inzu kandi ifatwa n'inkongi y'umuriro. Imana yaguha amafaranga kandi uyabura akagenda. Imana yaguhemba umwana kandi umubyara akagusuzugura. Ibihembo ni hariya.